nubwo ubona bakora ibihangano bigakundwa, hari byinshi baba bakoze kugira ngo ibyo bihangano n'ibize bihite bikurikirwa cyane. Hari byinshi bakora ngo ibitangazamakuru bikumye bibavugeho, baremera bagakora ibidasanzwe ku buryo bishora muri lisite ndende, ariko icyo baba bagamije no kugira ngo ibihangano byabo bikundwe. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 byagiye bishyirwa hanze n'abahanzi barimo guteguza indirimbo, ibyo twita nk'ibihuha. Uyu munsi si mu Rwanda babikora gusa, no mu mahanga niko babikora abasitari baho, ariko uyu munsi tugiye kureba ibyasizwe hanze n'abahanzi bo mu Rwanda. Twihuse cyane, reka tujye ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa Davis. Uyu Davis D yaciye ibintu mu majwi n'inkumi. Ni ijoro ryo kuwa 15 Ukuboza 2020 hasohotse amajwi ya Davis D aganira kuri telefone n'umukobwa witwa Aisha, mushinzaga kumwirengagiza nyuma yo kumwicara mu modoka ihenze, akamwishyurira inzu buri kwezi, yarangiza akishimisha muri iyi itungo n'izindi nkumi. Muri ayo majwi yagize hanze afite iminota 34 n'amasegonda 53, Aisha yatangiraga abwira Davis D ko bitumvikana ukuntu kuva yajya Dubai atigeze amuvugisha, akongera kumuvugisha ari uko agarutse mu Rwanda. Ikiganiro cyabo gitangiye kiryoshye, Davis abwira Aisha ko batigeze bavugana bitewe n'uko gukoresha WhatsApp muri Dubai bitoroha, undi akamubwira ko afiteyo inshuti nyinshi bagiye bavugana mu bihe bitandukanye bifashishije uru rubuga. Davis D yabwiraga Aisha ko adakwiye gufira umukobwa akoresheje mu ndirimbo kuko atazi neza urwego uyu mukobwa ariho, ndetse ko uyu mukobwa atamwishyuye kugira ngo amwifashije mu ndirimbo, bityo ko badakwiye kumupfa kandi ko nta gahunda yari afite yo kumutereta. Aisha yabwiye Davis D ko ibyo baganira byose yabifashe record. Davis D amubwira ko muri gahunda afite hatarimo no kubyara muri iki gihe, ati nta mwana uri muri gahunda, ibyo bintu kuki wabyiheranye ntubimbwire. Ibi byose byagiye hanze mu gihe Davis D yiteguraga gushyira indirimbo hanze kuko byavugiwe muri kiriya kiganiro nta kuri kwari kurimo. Nyemera tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga inkuru y'urukundo rwa Juno Kizigenza n'umuhanzikazi Always. Inkuru y'urukundo rwa Juno Kizigenza na Always ruvuzwe igihe kinini kugeza ubwo bombi banakoranye indirimbo y'amateka yitwa Away. Banareherutse guhurira mu ndirimbo bise injyana yamamaza Perezida Paul Kagame. Urukundo rwahimbwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'umugambi wacujwe n'umuntu ababwira ko ari byo byabafasha kwamamaza Away bakoranye. Inkuru y'urukundo rwabo imaze igihe yumvikana mu itangazamakuru, abantu bayihererekanya ku mbuga nkoranyambaga. Gusa hari abantu batayemera bavuga ko ari uburyo bwo gushaka kuvugwa mbere y'uko uyu mukobwa asohora amashusho y'indirimbo Away. Hari amashusho yabanje gusohoka asomana na Juno Kizigenza. Away yabaye Away yatumye bahabwa ikiraka cyo kuririmba mu mikino ya basketball. Abakunze iyi couple babasamira hejuru. Banaririmbye mu gitaramo cy'umunyanigeriya Rema yakoreye muri Kigali mu minsi ishize. Iyi ndirimbo kuri chaîne ya YouTube maze kurebwa n'abarenga miliyoni 3, ndetse ubwo yasohokaga mu gihe gito yaciye agahigo ko kuzuza views miliyoni. Always na Juno Kizigenza babimburira abandi bashya kwigaragaza mu muziki mu gihe gito. Mu mpera z'umwaka wa 2021 Ukuboza, Always yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko yatengushwe urukundo n'uyitaga umukunzi we, avuga ati gutenguha n'ibijya bishira, ati nibwiraga ko uyatandukanye n'abandi ariko ndakeka naribeshye. Byagiye bivugwa ko Always yatangiye kwiyumvamo Juno Kizigenza biturutse ku bantu bagiye babashyingira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi abashinzwe kurebera inyungu z'abantu bahanzi barabibonaga, ariko bikabifata nk'ubushuti busanzwe kandi bukwiye gukomeza gukora cyane ko bahuriye mu kibuga cy'umuziki. Ikindi ngo byagora buri wese kwiyumvisha ko Always na Juno Kizigenza batandukana ashingiye ku mafoto n'ibindi bikorwa yakoraga bituma ibyo abantu bibazaga babishyira mu bikorwa. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko urukundo rwa Always na Juno Kizigenza rwari business y'indirimbo Away bashaka gukora ngo bayimenyekanisha abantu bayikunde kubera urukundo rwabo bari barimo. Batujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga inkuru ya Rocky na Clement baciye ibintu bateguza indirimbo Bambe ya Papa cyangwa na Shushumura. Ku wa 17 Kanama 2021 amafoto ya Rocky kirabiranya n'umukobwa witwa Clement usanzwe ari umukinnyi wa filime ibajijweho n'abantu benshi batandukanye. Bamwe bati ntagikwe, abandi bati barabeshya. Yatumye benshi batekereza ko Rocky yakoze ubukwe na Clement, ariko mu by'ukuri aya mafoto yafashwe mu gihe bari mu ifatwa ry'amashusho Bambe ya Papa cyangwa n'umuhanzi Shushumura. Amashusho yabo yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga z'abantu batandukanye barimo n'ibyamamare, maze iyi nkuru y'ubukwe bayitiza umurindi w'igikwe kibigikwe. Impamvu iyi nkuru yafashe intera nini ni uko Rocky kirabiranya uri mu bimakaje ijambo ntagikwe nta myaka 100 mu gutebya byo mu kazi ko gusobanura filime
mu rwego rwo kubakundisha ibyo akora. Iyi ndirimbo yashyizwe kuri YouTube channel Rock Entertainment. Kuri uyu munsi wa none ubwo Papa Cyangwe avuye muri Rock Entertainment, izi ndirimbo zamaze gusibwa. N'iyi ndirimbo yari mu zasibwe nayo ikiriho. Bakakanya isanga kuri YouTube ya Papa Cyangwe. Dore ko no mu minsi ishize yari yarayibuze. Ubu ngubu ikaba yarabashije kuba yagaruka. Nawe wajya kuyireba nimba ari warayikunze. Urumva ko ari igihe bari bateguye kugira ngo iriya ndirimbo bambe n'isohoka ize gukundwa. Reka twimuke tujye ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga inkuru ya Ivuri yagarutsweho avugwaho gutandukana n'umukunzi we mu mpera za Nzeri 2021 n'intangiriro z'ukwakira 2021 hasakaye inkuru zivuga ko Rugamba Yves wamamaye nka Ivuri yatandukanye n'umukunzi we. Muri iki gihe ni umugore we kuko bakoze ubukwe mu birori byabaye ku wa 13 Kamena 2022. Abavugaga ibi ngibi babishingiraga kuba bombi barasibye amafoto bari bahuriye ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi si amafoto y'umukunzi we yari yarasibye kuko yanasibye amafoto y'umubyeyi we n'abavandimwe be. Ariko bidateye kabiri, uyu muhanzi ku wa 5 Ukwakira 2021 yasohoye amashusho y'indirimbo yise Mwijuru yahimbiye Vanessa nk'impano ikomeye yamutuye. Ni indirimbo yasohotse mu gihe yari amaze iminsi ahangaye n'inkuru z'abantu bavuga ko yatandukanye n'umukunzi we. Ibyo nta bindi babikoraga kugira ngo bateguze iriya ndirimbo Mwijuru izaze ukundwe cyane kubera n'inkuru ziri kuyivugwaho, dore ko baje no gukoranya mu bukwe. Reka twikomereze tujye ku mwanya wa 6. Turahasanga inkuru ya Bruce Melody. Uyu Bruce Melody yavuze ko Meddy na The Ben ari abanebwe. Ku wa 12 Werurwe 2021 hasohotse amajwi ya Bruce Melody yishongora ku bahanzi bagenzi be barimo Meddy na The Ben, avuga ko ari abanebwe kuko ngo bagiye bacika intege mu muziki kandi byagaragariye buri wese mu bihe bitandukanye. Ati buriya rero igihe kirageze ko ibintu bisobanuka. Nge ibyo bintu byawe nta kintu na kimwe cyatuma mbyumva na kimwe. N'aba basore banyu babahanze nta kintu cyatuma ungiranya nabo. Erega iki ni igihe cyanjye, ntabwo ari ibintu byo kwikina kuko kwikina ni ukwivuga ibintu bitari byo. Akomeza ati abasore icyambere cyo ni abanebwe babi, abantu basohora akarimbo kamwe mu mwaka. Bruce Melody ikina cyane vuga ati cyamamare ndakora, ushaka ikintu na kimwe muriho n'abari abasore. Aya magambo yatumye guhundagazwaho ibitutsi n'abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko ayo magambo yavuze acira inzira ye y'indirimbo yise Bado imaze kurebwa n'abarenga 3 miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko nta rwango rwari rurimo. Nibi ngibi bakorosha gusanga bari kugira ngo ibihangano byayo bikunzwe ahubwo ari inshuti magara. Nimba utari wakanda like yikanda ubundi turebe abandi 5 basigaye nibihe bihuha byakoze mbere yo gushyira ibihangano byabo. Nimba n'ubwa mbere ubonye no video zo ukanda subscribe. Reka tujye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo Sikosa ya Kevin Kade ndetse n'uwitwa The Ben n'uwitwa Element. Uyu ngo akaba ari n'umuproducer. Kevin Kade amaze iminsi agaruka mu mitwe ya benshi nyuma yuko ateguje isohoka ry'indirimbo ye yise Sikosa, ariko abantu barategereje baraheba. Ni indirimbo yahuriyemo na Element ndetse na The Ben kandi yakorewe muri 155M, ikaba yaratanzweho arenga 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Makuru avuga ko ubuyobozi bwa 155M bwanze ko iyi indirimbo isohoka Element yumvikanamo uko yabarenze ku masezerano bagiranye. Uyu Element yahawe amahirwe abiri, guhitamo gutanga arenga 500 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo iriya ndirimbo isohoke yaririmbyemo, cyangwa se guhitamo ko iriya ndirimbo isohoka ijwi rye ritumvikanamo. Ariko nubwo bimeze gutya, ariko hari abatekereza ko ibyo byakozwe mu rwego rwo kwamamaza no guteguza iriya ndirimbo Sikosa. Hari abavuga ko nabyo byaba ari ibihuha nubwo harimo ihangana ridasanzwe. Ibyo reka tubireke twigiye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwitwa Chris Easy. Umuhanzi Chris Easy wo muri GT Business Group yavuzwe cyane mu rukundo n'umukobwa witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Umwe mu bakobwa bagarutswe cyane mu itangazamakuru, ariko kandi amarangamutima ye kuri Chris Easy yagiye amuganza ku buryo hari abagiye batekereza ko bakundana. Kugeza ubu Chris Easy ndetse n'umuhoza Pascaline nta n'umwe urabasha kuvugira mu itangazamakuru ku bijyanye n'urukundo rwabo, ariko kandi inkuru zabo zakaje umurego cyane mu gihe Chris Easy zitegura gukira amashusho y'indirimbo ihanze yise Bass Story yafatanyije na Pasi. Urumva ko naho nta kuri kwari kurimo. Ikintu cyo cyari giho cyo kugira ngo izasohoke isanzwe Chris Easy ari kuvugwa mu bitangazamakuru ku bijyanye n'urukundo rw'uriya mukobwa. Umwanya wa 3 turahasanga uwitwa Mico The Best. Mico The Best yaserukanye ikanzu ku wa 10 Ugushyingo 2023. Mico The Best yaratunguranye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze amafoto abiri amugaragaza yambaye ijipo yitwaje n'agakapu k'abagore. Hafi aho bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kwandika bibaza icyabaye kuri Mico The Best.
bakavuga ko ari kwisanisha n'abagore, ariko kandi yashyize hanze aya mafoto mu rwego rwo gukomeza urugendo rwo kwamamaza indirimbo ye yise Inanasi yasohotse ku wa 20 Ugushyingo 2023. Urumva nayo ko icyo ari igihe yakoze kugira ngo indirimbo ye Inanasi ivugwe cyane mu itangazamakuru bitewe no kwambara ijipo kwe no kwitwaza ibintu nk'iby'abagore. Twese cyane reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwitwa Element. Uyu Element buri gihe uko Element agiye gushyira hanze indirimbo abazwe iby'urukundo rwe na Kelly Ruzindana wegukanye ikamba rya Nyampinga w'umuco muri Miss Rwanda 2022. Urukundo rwabo rwavuzwe cyane, uyu mukobwa akigaragaza inyota yo guhatana muri ariya marushanwa, ariko kandi Element yagiye yumvikana avuga ko akundana n'uriya mukobwa. Ikiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru, Element yavuze ko Kelly ari inshuti ye, ati Kelly ni inshuti yanjye, ntabwo twigeze dukundana, abantu iyo bamuvuga bamubara nk'uwagiye kandi rwose turacyari inshuti gusa ntabwo twakundanye. Intangiye kuvugwa abantu bavuga ko iriya ndirimbo Element yabanje bwa mbere yaba ariyo yaririmbiye uwo mukobwa. Ibyo aba ari ibihuha byo kugira ngo uyu muhanzwe indirimbo ashyize hanze zigume zivugwe no kubavugwa mu rukundo mu itangazamakuru, nabyo bituma ibihangano bye biguma gukundwa. Ku mwanya wa mbere inkuru hari n'isanzwe, ni inkuru y'umukobwa w'icyamamare wahoze muri gospel ariko akaza kuvamo akajya muri secular. Ubu nta wundi ni Aline Sano. Muri Gicurasi 2022 amashusho agaragaza Aline Sano arimo asa n'usomana na keke ikoze mu ishusho y'igitsina cy'umugabo yaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bacitse ururondogoro nyuma yo kubona amashusho atamenyerewe ya Aline Sano asa n'uwishimishiriza kuri keke ikoze nk'igitsina cy'umugabo. Iyi video yerekanaga Aline Sano yicaye ku ntebe, imbere ye ku meza hateretse keke ikoze mu ishusho y'igitsina cy'umugabo, ubundi afata icyuma n'ikanya asa n'ushaka gukata ngo ayige, ahandi agaragara asa n'ushaka kurigata ku dusabo tw'inanga. Icyo gihe Aline Sano yavuze ko ari amashusho ari mu ndirimbo ye Fuck Gri yiteguraga gushyira hanze, ariko kandi yiseguye ku bantu bose babajwe n'ariya mafoto. Ati biriya twabikoresheje nk'imfashanyigisho, disegura kuwo byaba byarabangamiye. Urumva ko icyo ari igihuha kidasanzwe uyu mukobwa wacu dukunda cyane Aline Sano yakoze. Ngira ndirimbo ye yise Fuck Gri ikunzwe cyane kandi yabikoze kugira ngo akomezwe avugwe mu itangazamakuru. Kandi ndirimbo isasohoka isangwe uyu Aline Sano kivugwa mu itangazamakuru. Ibyo ni ibihuha abahanzi bo mu Rwanda bakomeje gukora mbere yo gushyira ibihangano byabo hanze. Ese nawe ubona ko ari byiza gukora bino bihangano? Mbere yabyo bakabanza bagategura ibihuha. Uze kubyandika uko byumva muri comment, kandi nimba ukunda video nkuru uze gusiga udutema muri comment. Nimba ari ubwa mbere ubonye ino video uze kugenda ukanze subscribe, tuzabana ubutaha mbere na mbere zo gukanda like. Ndabakunda cyane. Iya Jean Paul TV Show. Bye bye.